Muraho neza kuri Alitube Tech, nongeye kubasuhuza ndetse nanabaha ikaze nanone. Ubwashize twarebeye hamwe uko wakora USB, noneho uyu munsi tugiye kureba ukuntu wakora akadawuta. Adawuta nivuga adawuta ni kimwe mu banyarwanda, mu kinyarwanda dukunda kwita ngo ni ikibuno cyasharije, ari mu gihe gikora nabi kikajyaho kikavaho, ushaka kugisambura ukareba imbere byifashe bite. Hano mpafite toronovisi, ndi bukeneye na sudire, ibintu byose uri bukenere nk'umutekinisiye ugenda ubyiyegereza ibyo ukeka kuko ari ibyo ushoboye gukenera utari wabiteganyije. Turakenera ferasudiyo, ni ihame ko turakenera gusudira. Hanyuma mu kugifungura ukuntu kimeze, kirafunze cyane, kirafunze cyane ku buryo utakisukira bisanzwe. Uriyegereza iki rero? Ngiye kuzana icyuma, cya kindi abashi bita ngo ni imbugita cyangwa ni igisu. Hanyuma iki cyuma ngiye kugikoresha iki? Iyi mbugita yanjye ndayifata nyinyuzeho neza, mbanze ndebe ahantu nabona umwenge wo gufunguriraho, hanyuma nshengezemo, yanze ndebe neza ko biri bukunde, witonze utikata ikiganza. Hariya biranze, hano birakunze, asante. Hanyuma ugifungure gutya, ugakureho, ugashyire ku ruhande. Madabodi turi kuyibona mo imbere, yayindi abanyarwanda ngo ni igitanda. Icyo uri bukore uragikuramo. Ndagushishikariza kuyireba neza witonze kuko ibi ngibi uzabikenera mu gihe sharijeri yawe yigize nabi. Hanyuma ubu turi gushaka uburyo twakizamuramo nta kintu cyangiritse, kugira ngo tubashe kugigerageza turebe ko cyakora. Gerageza mpaka kivuyemo, urabona ko cyatangiye kuzamuka, cyavuyemo. Nikimara kuvamo rero, uritegereza urebe impamvu yaba ituma gikora kikongera kikanga. Nureba neza urabona ko cyishwe n'umugesi. Uraza ufate ka gatoronovisi kawe uhanagure umugesi neza, uhanagure neza rwose ku buryo ushiramo witonze. Numara kuwuhanagura, ndimo ndibaza ko hari ibintu bindi byaba byaramenetsemo, ndimo ndumva, ariko ntabwo ari byo, sinzi uko byagenze. Hanyuma urareba no muri aka k'imbere, ureba ahantu haba hari umugesi, nawo uwuhanagure. Toronovisi ntiri kugeramo, ndiyambaza cya cyuma. Ntuhanagure. Nindangiza ngiye gukora iki? Dore inzira zo gucaginga ni inzira y'aha ndetse n'iyangaha. Ndaza nzongereho sudire kuko nazo zishoboye gutandukana zigatuma hagenda habamo ibibazo bigiye bitandukanye. Nazo zisudire neza, gasudire fureshi witonze kabisa. Hanyuma n'izi pini nazo wakongeraho kugira ngo niba zijega zongere zifate. Aho bya bintu birimo biri gushamira, wagira ngo bamenyemo amavuta cyangwa se yaranyagiwe. Banza ubitwike. Ibi nibirangira, urongera witegereze neza ko nta nzira yaba yaravuyemo. Ube mureba ku gakava, ndaje ndebe.
nari nketse ko hano haba hari inzira yavuyemo, ariko nureba neza inyuma hari kondenzateri cyangwa se kapasita iri seramike ariyo yiyi. Ubu igikurikiyeho tugiye kongera tuyifunge, nitumara kuyifunga harakurikiraho gukora test turebe ko hari icyaba cyagiye mbere. Akantu kose ukeka uragasudira, urakongeraho, urakapurayingaho hiti, hanyuma tugiye kwasemburinga, tugiye kongera tuyisubizemo. Uritegereza neza aho yanyuraga, numara kuhitegereza uraza uterekemo cya gitanda cyangwa se ya motherboard mu rurimi rw'Abongereza. Iterekemo neza, hanyuma hagiye gukurikiraho gukora test. Mbere y'uko rukora test hari akantu ushaka kubanza gukora, kubanza kwegeranya zino nzira gakeya. Nindangiza ndafata USB, dore ngiyi, ncomeke muri ya dawuta mbere y'uko nyifunga. Nindangiza ngiye kuyicomeka muri purize. Hanyuma dutesitinge turebe. Urabona ko izi cagingi. Turacomora disconnect, removed, charger removed, then charger connected. Intego twari dufite yari yo gukora adawuta. Urabibona neza ko byatunganye, byakemutse rwose. Ibintu ni byiza warebye video neza nawe uri wawe. Sharijeri yawe ntiwayijugunya, wayikorera ukongera ugacaginga nk'ibisanzwe. Tugiye kuyifunga, turitegereza uburyo twayifunguyemo. Nitumara kubyitegereza turaza dushyireho ka kadawuta kacu, kagakava kuri adawuta, neni tugakande kicaremo. Urabona ko biratunganye rwose, nta gishoro bigusabye, nta bintu byinshi bindi bikoresho iki. Ubundi nurangiza uzinga udukoresho twawe nk'umutekinisiye, utwegeranye, wongere utubike kuko ubu uzadukenera n'ubutaha. Murakoze cyane rero. Niba wari mushyashya kuri Alitube Tech, tugenda udakoze subscribe, kanda kuri subscribe button niba bishoboka, unakore share ku nshuti ndetse n'abavandimwe bawe ubona iyi video yagirira akamaro. Ciao ciao, tuzasubira muri video zitaha.